Ikaze nanone kuri Teladig News TV umuyoboro w'amakuru ku rubyiruko. Amazina yanjye ni Damtus Hirwa. Kuwa gatanu nibwo umukino wa APR FC wayihuzaga na Rayon Sport wabaye. Ni derby ifatwa nk'umukino ukomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, dore ko ari amwe mu makipe afite abafana benshi. Umukino waje kurangira ari ibitego 2-1, ibitego 2 byatsinzwe na Muhajiri. Rero umukino uje kurangira dore ko byari akababaro ku bafana ba Rayon Sport bari bongeye gutsindwa inshuro ya kabiri bisubiranya muri uno mukino muri no shampiyona y'umwaka wa 2017 2018, dore ko igitego cy'impozamarira cyabo cyatsinzwe na Kwizera Pierrot. Rero twaje kwegera abafana ba APR FC bagaragaye ku kibuga bambaye imipira ishimira Bizimana Djihad ugiye kwerekeza ku mugabane w'i Burayi, bamusezera. Muri iyo mipira hari hagiye handitseho amagambo ashimira uyu musore buryo babanye nawe muri iyi kipe, ndetse harimo n'amagambo menshi amusezera. Rero twaje kwegera abafana bagira byinshi badutangariza, ndetse n'ibyo bashimira uyu musore yabagaragarije, ndetse n'ibyo bamwifuriza. Reka duhe umwanya aba bafana ba APR FC maze mwumve byinshi bagiye bagenera uyu musore Bizimana Djihad ugiye kwerekeza ku mugabane w'i Burayi. Iki gikorwa tumaze igihe tugitegura kandi turashima Imana yuko kibaye kandi kikaba neza, na Djihad ubwo akabyishimira bikanamurenga. Twabitangiye kare, urebye abantu bose batubonaga babonaga yuko hari ikintu kidasanzwe kiza kubaho nyuma ya match. None turashima Imana yuko tukigezeho kandi twifuriza n'amahirwe umukinnyi wacu Djihad Bizimana. Kubera iki Djihad, we tubwira impamvu nibura yihariye wumvisha nawe wagira uruhare muri iki gikorwa. Djihad ni iki uzamwibukiraho muri APR mu myaka 3 yaramaze? Icyambere Djihad ni umutekinisiye. Icya kabiri Djihad iyo afashe umupira nitegura ko agiye kugitsinda. Ubwo rero niyo mpamvu numvaga rwose umutima wanjye byanze bikunze ngomba kuba muri iki gikorwa nkamusezera nishimiye kuko byakoze turabyishimiye. Urwibutso rwawe kuri Djihad ruzaburuhe? Urwibutso rwanjye kuri Djihad nuko Djihad yakoze ibintu by'indashyikirwa. Mu by'ukuri ikintu cya mbere nemera, amafaranga yaguzwe n'amafaranga menshi cyane, nta wundi muntu mu Rwanda urayagurwa. Nicyo nzamara mwibukiraho, cyo nicyo cya mbere. Ikindi ni ibintu dukoreye hano, ikigaragara urabona ko ibitego nka 2 yagizemo uruhare. Amfashe gukubita umwanzi muri make. Amfashe gukubita umwanzi. Uyu mwanzi niki cyamubafashije uyu munsi, niki mwamurushije? Uyu munsi ikintu cyadufashe gutsinda umwanzi cyase kumukubita tumurusha imbaraga, twamufashijwe na morale nyinshi y'abafana idasanzwe twari dufite dukesha umukinnyi wacu ukomeye cyane Bizimana Djihad. Mu by'ukuri Djihad ni umukinnyi watubereye intangarugero cyane muri APR FC. Ku match akomeye cyane yagendaga yigaragaza nk'umukinnyi ukomeye, yaranzwe n'amashoti aremereye cyane kuko yakinaga afite umuhate n'ishyaka ryo kuba yahasha umwanzi cyane. Mu by'ukuri rero tumusezeyeho, agenda hagiye bizamuhire, azagiye n'ahandi hakomeye cyane. Intare tumaze iminsi tubona mu ntare mudgo organiza cyangwa mutegura ibikorwa nk'indi biri social hamwe n'abakinnyi. Niki kiri kubibatera? Mubona byari umusanzu bitanga bishobora no kuzafasha APR gutwara igikombe no mwaka? Impamvu ubona ishyaka turi kugaragaza mu ikipe yacu nuko yako intare tugira urukundo ku bakinnyi bose bo muri APR. APR ni ikipe dukunda cyane, tuyihoza ku mutima. Niyo mpamvu iki gikorwa twakoze ntabwo ari Djihad wenyine twagikoreye, ahubwo no kugira ngo n'undi wese usigaye muri APR bizamutera ishyaka. Abakinnyi bacu bose twifuza ko bajya ku mugabane w'i Burayi, kandi iyo ugiye kureba neza usanga abakinnyi bo muri APR aribo bakinnyi benshi bajya hanze. Rero niyo mpamvu natwe mutubona nk'intare twese hano tuba dufite ishyaka. Rero tukaba twifuza abakinnyi bose basigaye ba Muhajiri ba Butera bose, abo bose turifuza ko bajya hanze. Rero niyo mpamvu ubona intare twese turi hano kugira duherekeze neza Muhajiri aho agiye azagira amahirwe, azamure n'igihugu, azagaruka akine n'igihugu ari hejuru.